idwayo warabibonye yafunzwe kuko yagiye gushutinga nyuma yo gushutinga mbabarira ngo umubwimbaze ngo yafunzwe kubera iyihe mpamvu byana hari umukobwa bajyanye buriya nta mukobwa abonye ku rukiko ahantu Soroba yarari wamuhereke wamutwaje n'inkweto Soroba nza kumenya amakuru y'ukuntu bagiye kumufunga kujya mu kabara gateza kavuyo kibyana nibiki yagiye guteza akabara oya shagenda gake yageze yashaka kwivuyanga mu minsi yashize warabibonye agapromota agira ute yimuka nza kumenya envelope yasohokanye ko yari amaze gusinya amasezerano n'umukire ariko menya ukuntu umukire yari yabanje gukoresha mu mutwe aravuga ngo reka fatirana ababe Fruwesa mbe mbahaye amafaranga ya mbere nyabakacike mbasinyisha amasezerano nza kumenya ukuntu yamukacitse miliyoni 7 nizo wumvishe wikubita nizo yasohokanye yari kuzamamaza mu mezi nta nubwo yari imyaka umukire wari ugiye kuzana jini inzoga abamuhaye 7 umukire rero muri kwa gutegereza ibyangombwa nza kumenya amakuru ko byarangiye adahawe ibyangombwa by'iki bwo ibyangombwa byo kuba inzoga yaso byo kuba yakinjiza iyo jini yego reka ngusuze kandi nkwifurize kugira ibihe byiza aho uri wowe ukurikirana Kimo TV Hub amahoro y'Imana akomeze kubana nawe cyane twizeye ko mumeze fresh twizeye ko muri amahoro aho muri hose natwe turashima Imana ikomeje kudutiza imbaraga utameze neza byihanganire biba byanze ariko ejo hamwe n'Imana bigakunda neza cyane nkunda kubabwira ngo mujye gukora cyane kandi musenge cyane maze Imana igiye ikomeza kuduhana umugisha muri byose mbahaye ikaze mu kiganiro uyu munsi nk'ibisanzwe ndi kumwe na Kabaka wijanditse imbere yanjye ngo aka nkunda amahoro Kabaka mfatiranye nigendera mu muhanda ati hamwe ni ngukacika inkuru mugani wiwe ezera ro nkunda amahoro rayifite ni wo nkunda amahoro ndayifite cyuhama ariko cyuhama bimwe byaye babifite fura none suburabona nagufatirane rega nkunda amahoro uriya niyo ndi no mu kabari ninjoro ndibeta ujya no mu kabari se buri oya none si inkuru nazikure rega nago nareka kugenda ngo nje ngenda menya inkuru mbabwira nzikure nagenda nkibeta niba arakugafata nkakanywa ariko agakuru gatoya kandika muri phone nkakandika na he muri nkunda amahoro naciye ahantu bari kuvuga ati ubundi umuntu bita Kabaka inkuru agira niba ngo azikurahe noneho ikintu kibatangaza ukuntu bavuga ati iyi nkuru ntawe uzaho nayikuye kandi wa mugari ntawe ubuhaza nese hari umuntu ubuza inkuru zanjye nazikuye nta muntu ubuhaza buretse njyewe njyenyine ati nizaniye inkuru nizanira inkuru abandi baze mugire gute mukandeho murebe mugomba kunkunda uko byagenda kose ako mama nabagenda bakandaho oya badakanda hose bagomba gukandaho rega nabo abagenda bavuga ati reka turebe ahubwo giye wibuka kubwira abantu nawe ko ufite chaîne utajya uyivuga amazi bayita Kimo TV rwa ibanze barabure Kimo TV rwa abantu se mwamba bare nkuzuza 100 ahubwo ndashaka kuzuza 100 no umusubscribers uhagaze wallahi uzi nkubye nka kane oya bamba barira ahubwo abantu bakandeho nuzuza 100 noneho hari aho nyuzuza 100 Okimo nyuzuza 100 ndagende kuri nkuru ebyiri za buri munsi inkuru ebyiri za buri munsi babwira ati mukandeho ati nzikuye mumbabarire mugende mukandeho kuri Kimo TV rwa mugikandaho 100 bikuzura nuko rero ndaza kubereka ibyo mbakorera inkuru ijanditse n'afite chaîne bita Kimo TV Hub mugende mu oya Kimo TV rwa mushaka ko bakandaho iwawe gusa ariko abanyarwanda kukimwikunda weba bamaze kukuyoboka bamaze kukuyoboka afite Kimo TV rwa mugende mukandeho mushobora kwibaza ngo nukubera iki ngo byeteranwa nigeze guca ko bajene babivuga none se bivuze iki ari company ikorera mu yindi none se ya ugira chano yawe nkagira yego ugira chano nge maze kugira 96,300 na kange karacyaraka yawe iracyari muri 30 ni chane ebyiri zitandukanye yawe ni Kimo Hub iyanjye ni Kimo TV yanjye ni Kimo TV Hub yawe ni Kimo TV rwa ubwo zitandukanywa na rwa ese buriya ninjye wakwiganye cyane we wanyiganye ni wewe wanyiganye kuko ni wewe wazanye chano nyuma ako shana uzi kusetsa waranyiganye ako nawe wanyibye izina nakwibye izina kandi izina wararisanzeho nyumvira chano yanjye nago waje wisanga izina ariko siko witwa ngiye yitwa amazina yanjye ngiye uri chano yanjye nayiguze n'umukire wanjye uri kubyumva nanga no kuyihindura
kuba urari igihe uhindura cano amazina abantu ntibayiyoboke cyangwa nge nta kintu biba bintwaye cyaba bakayibagirwa amazina bakayibagirwa ukajya usanga ugiye gusacinga cano urayibuze bimeze biteze ni fresh meze neza cyane ndagira ngo rero ndagufatiranye kaba noneho no mu muhanda nuye nitwo abantu rwego batabizi ubu turahagaze nitwo rwego mwana nitwo rwego ngemba ngira ngo abantu ndi tayari ahuye mba ngira ngo abantu tubaha update mba ngenda ni igikoresho bya abantu tubaha update nese ubugira ngo mbe nka nuza wa muhungu wawe ese reka ngo story ejo nagiye ahantu hamwe Benovi yakorera suko umusebya kuri magique ngenda sanga kabari akoreramo birambabaza ngira gahinda sanga bari kumusebya bamusebya gute Benovi yangu ujya mu kabara akajya guca amapera ariko Benovi nta nzoga akajya guca amapera kugira ngo akoreshe n'ikidari ibyo ngibyo uzabibaze Sky twari turi kumwe nimugoroba ruganzu ruga wanjye twe turi oya mbabarira iyi nkuru yaneye agahinda ubwo nagiraga muri kariya kabari bakoreramo nashaka kwamamaza hano sanga bari kuvuga ngo ariko se nka Beno nk'umuntu w'umwefluencer urumva uza akabwira abanyarwanda akakabari kacu uza ibintu byose umaze kubona ko ari gukora neza akaza akajya mu giti cy'amapera Icyo giti cy'amapera se kiri mu kabari kirahari ahubwo se akabari kagira igiti cy'ipera oya twatubari twese ubahanga mu Kiyovu oya tujye none se okireka oya nkuru uri ku breaking ntabwo ushaka guteranya oya iyi ntabwo ari breaking byambabaje ahubwo kuba nka Benovia n'umuntu wacu n'umuntu ubona ko nawe yamaze kwitereka ari mu mujyo mwiza ariko natunguwe no kumva bari kuvuga ngo araza ntabe yakirishaho n'ikirayi ntabe yakoresha ikidari ntabe yagira gute akajya kuca amapera mana nyagasa wabona ayo mapera wenda bagiye kuyakoresha ikiganiro wamenya ari ibikize uzi ko na Sky iyo nkuru yamukinduye Sky yarari kumbwira ngo ariko se ubukoko Benovia wanjye nzabigenze nababaye nukuri etse ko nayo nahise nigendera bari bafite show baruga nyine ku Gisozi ari ahantu nahise nigera mu zindi zanjye ariko byamba ujyana agahinda k'amapera arira mu kiganiro byambabaje oya ahubwo ngo araza akabagiye akabanza agaca mu giti cy'amapera akabanza akirira abandi bari kurya ibidari n'ibirayi ngaho tekereza biteye agahinda Benovi wekosora iyi nkuru nubwo nyivuze yambabaje arakurekurira andekuriki andekureho inde se Benovi yanjyandusha umunwa sawa ntandusha umunwa ntandusha inkuru wibuke ko ari kabutindi uri kuvuga ntandusha umunwa ntandusha inkuru akoreho ahubwo aragukandisha ahubwo yikosore ankandishe byibuze aje azajya mu kiganiro atari nta mapera byibuze yaguze nk'ikidari anyereke tudore babana ubeta kwemezaga kubita ikidari imbere yakavuga ati mufotori nubwo agira amafaranga Benovia nayo ngo ko ari umwe mu bantu bagira amafaranga ariko batazi ko yabamo ariko Benovia ngo ari mu bantu ngo bafite UPI muri uyu mujyi ugenda no ku kinyabiziga cye icyo nyine ndakimushimira ariko nawe niyidekarare wabona ariyo cyangwa wabona ariyo mpamvu aca amapera nyine abagira ngo dusevinge ariko Benovia idekarare nawe ujye ubasha kubaho neza niba nge nicana na Sky akavuga ngo Benovia ntago yakigurira umureti 5,000 none se ubwo Benovia nanone 5,000 ntabyo yatanga ku mureti wenda ku kidari yabitanga ariko ku mureti ntabyo yatanga none se ubwo n'ubusirimu niba atatanga 5,000 ku mureti none se ubwo uri kumva urwego rwose ni amapera koko na ku mureti ho sinzi ko yatanga 5 none se urwego rwe ni amapera n'amavoka muri karitsiye ariko ku kidari yayatanga ariko ku mureti ho sinzi ko Benovia yakurekurira 5 bye ngo umuhe umureti aha genda gake tubyihorere twigire mu mwandiko wacu kabacyuhamo rero twinjire mu mwandiko ariko Benovia reka oya nakubwiye uyu muhungu aragusiribanga ariko wereka subuwe naringiye kwinjira mu mwandiko nabanje ngo nkubwire inkuru umukada baduhaye inkuru twicaye ahantu arambwira ngo kabaka umbabarire ugende gake icyo wasaba cyose no breaking yayiburekingiye kikoze ubwo rise niyi wayibonye wamenye ibintu byabaye muri RBA wamenye ko Lorenzo baramwirukanye waya nago bamwirukanye bamukubisa amezi 2 adahembwa igihano cy'amezi 2 adahembwa cyangwa agahitamo agataha nyuma y'uko Lorenzo afashe rugaje agaterura akadimba sha agasiribanga akamubwira ngo we rugaju ntago wankanga ngenda umwana w'imusanze nariye ibirayi araterura no kumubikorera imifuka arajugunya
Lorenzo aje uzi inama y'igitaraganya yateranye muri RBA burasa Lorenzo yabasharogaje oya sha mwana ariko urafata umuntu w'imusanze wariye ikirayi umuntu wariye kinigi yafashe nguku aradimba akubita mu bisheke aradimba bapfikiza bapfa amatiku ubwo se ugira amatiku muri bo ni oya none se nukuvuga ngo urabizi ko Rugaju yihagararaho Rugaju buri ikintu cyose amubwira araguhakanya paka ya numva bavuga ngo burangwa agira amagambo menshi cyane kandi Rugaju burangwa no kwishyura fagitire kwiwe biragoye uya Rugaju ubundi ikintu cyose mwaganira arakubwira iti mbabarira Rugaju nukwanga abashaka ko wumva ikintu cye icyo akubwiye cyose ucyumve ntiga ari icyo ntakirwa yabizanyeho Lorenzo aramubwira iti ngiye nukaze gukina nanjye narababaye namaze kugira YouTube channel yanjye yarengeje 100,000 shaka nubwo mwana yahuzo nakikorera ari Lorenzo ari Rugaju ibyo ngibyo ni Lorenzo wabivugaga urumva ariko uyibuka abangaba nigeze kuvuga inkuru zabo ukuntu babaciye hehe kuri YouTube channel zabo iyo nkuru nigeze kuyivuga mu gihe cyashize mvuga ukuntu aba bose bari basigaye bakorera kuri channel zabo ariho ba breakingira amakuru akazi baragataye RBA inama ziraterana barababwira ngo mwebwe muhitemo ikintu kimwe muhitemo kuba muzakorera hanga cyangwa mujye ku macano yanyu bigira inzira baravuga iti twebwe ntari bituraguma mu kazi ariko nabo nza kongera kuvuga indi nkuru ukuntu bagiye gutakamba ako se wa mugani ko byaje kurangira tubavuze burundu baje kujya guhuyana kuri channel zabo nubundi barakoraho gake gake ariko imbere yuko bongera gusubira kuri channel navuze inkuru y'ukuntu bagiye gutakamba bakavuga ngo mutubabarire byibuze kuri channel zacu hari abaterankunga dufite hari abantu twasinya amasezerano gizibona za action ukabona zira za bet niki ayo bari bafitanye amasezerano yuko bazaba babamamariza no ku macano yabo ibyo ngibyo ujye ubibona iyo bakoze baravuga ngo nimutugirire impuhwe byibuze tujye dukora gake gake nibyo nyine nituburekinge ku macano yacu ariko tuze tugire gute twerekanye n'abantu twasinya amasezerano ko turi gukora baraserereye rero bari Karongi esho bundi baserereye uwo bita Lorenzo yateruye Rugaje arasiribanga dimba hasi bararwana kandi bakorana shabyihora rizibana zidakomanya amahembe inama y'igitaraganya ntago yahise iterana bayideve wayo basandirini isheja kandi ubwo bari iwabo wa Lorenzo hoye waba Lorenzo sikuzi kari Musanze barwane uvuze ko barwanira wese ntago hoya Ikarongi ntago bizi siko RBA muri no minsi mazi minsi iri kugenda muri ya ntuza yabo yo kwegera abaturage bari bamaze iminsi bakorera mu ntara baza kurwanirayo iyi nkuru nanjye iyi nkuru ngiye yatugezeho umukadarambwira iti kabaka ni nka wa babarira yayikojezo ku mugoroba mu majoro ni nka wa muhanzi ngo ntuze ngo Kid Gaju yakubitiye Musanze amwambura n'icyana uramuzi se yaramudishya amwambura n'icyana Kid Gaju Kid Gaju ko numva iyo nkuru nyizihora nta muntu uzi bakubitiye Musanze azira cyane winyobya abantu si Musanze badihwa ko ari beshi Musanze badira abantu beshi Musanze nkunda kujya mu masho noneho habaye ku kadiho ni habaye ku kadiho oyi Musanze bura naho nta hantu hajya hashya Musanze hajya hacyo ubona ko abastari beshi b'i Kigali bajyayo keshi Musanze naho ni umuriro wo kotera kure twinjire mu mwandiko cyawo Kim Wininze ngo baranga Musanze ngo habe nana ngo iki niki ngo yana ngo zidekura nk'izikuraho nabo nyine kuri systeme ni uri wa mujyo muri wa mujyo babarira mwana kuza kwinjira mu nkuru ndashaka kuza kugukacika inkuru ahangaho Kim kubera iki gufatiranye nicyo kintu ushaka kubanza abantu bakamenya kubera iki ngufatiranye kubera iki nabonye abantu bamwe bari gushaka kubigira ngo ni prank ubwo ni nkubwira ngo prank uretse umenya umwandiko shaka kukwinjizamo wabibonye cyane ntabwo wabibonye wabonye ibya Uganda wabonye ibyabereye Kicukiro ku mugoroba umuntu wafunzwe wamumenye okay kubera iki abantu bari gushaka kubigira iki prank reka nze mbishyireho umucyo urumva reka nze mbishyireho umucyo kugushinja ngo rangusiga ngo ibimeni by'abantu bishwanyaguza ibimeni mbishwanyaguza gute ngo umuntu ngo yikinira ikimena azi ngo agiye kukiryamo uguze hano hita umutamaza n'abatamaza se ngira amafaranga yabo bampayeho
niba ngewe icyo shinzwe ni ukubwira abantu bacu banga amakuru. Urumva utari kwica. Oya, ibyo ngibyo ubwo nyine bazajye kundega, bazandega heza. Niba wowe ushaka kuza gukina abantu puraka, wowe urabeshya abantu ngo ni ikimeni ngo ntago yafunzwe. Mugende gake. Izi nkuru ngomba kugira gute? Kuzinkacika. Ngomba kuzigukacika. Abantu bakamenya uko byagenze, abantu bakamenya ibyabereye i Nyamirambo. Urumva? Ibyo ni ibintu nzi. Ubwo turahera he tumanuke he duhinguke he? Duhere Uganda kwa Sorobo ndashaka gucamo gake. Duhere Bugande. Kwa Sorobo ndashaka gucamo gakeya, nkahita nimena kuri agaporomota, nkahita ninaga kuri Miki, ubuhemu yakoreyeho bita Sirimu, nabwo nago shaka ubugarukaho, urumva? Ariko mbagira ngo bumve hano bakandaho. Mbagira ngo bumve ko ikintu cyose nkiza. Ugiye kubakandishaho. Oya nabo none nabakandishaho bwakangaye mwana. Bamaze gukanda. None subukoko. Sigaye bagwara gati we kabaka. Oya abantu bakanzeho. Nese umuntu yajya gufatira bora akayikoherereza atakanzeho. Ira bora uyiretse. None se jewe. Bora itaza no kuducika wa munyarwanda. Oya. Jewe bakanzo bakaba ngo kabaka reka turebe ibyo yatangaje. Tugi Bugande tuze guhera Uganda. Mubwira inkuru za Soroba wafashe imodoka akajya Uganda gushutinga filime ye. Iyi filime yayishutingiye Buganda. Hari ibice bimwe na bimwe yaragiye gushutinga Uganda, niyo mpamvu Soroba yagize ute yagiye gafungirwayo. Warabibonye? Yafunzwe kuko yagiye gushutinga. Nyuma yo gushutinga mbabarira ngo umbaze ngo yafunzwe kubera iyihe mpamvu. Ko yagiye gushutinga filime yafunzwe kuyihe mpamvu. Izo nizo nkuru mba nkeneye kunjyanamo. Ugomba kumbaza. Uri kubyumva? Soroba rero reka nkwikubitira inkuru. Soroba yaragiye Uganda amara gushutinga, areba vibe ziba Uganda, warabibonye kimwe. Wabonye vibe ziri Uganda? Ibyana n'iki none harakabari nagiye. Ako nayo ngo buranga. Oya. Simba ka. Reka nkubwire nagiye mu kabari Uganda gahinda karanyegetoki. Sanga bari gukubita n'iki mu kabari. Bishyura VIP. Nuko ngo uragenda yaba phone ikintu cyari cyo cyose ufite ukagitanga mwako kabari. Nta kintu ugenda na bro. Urumva? Warangiza iyo uhageze usanga abana bari kubakubitira n'iki. None nababajwe. Ubu babakubitira iki? Nababajwe n'abasaza bari gukoropa. None se bari gukoropa iki? Tujye tugendana. Jya umenya gutwara inkuru mu mayeri. Babakoropa iki? None se uri kumva bakoropa iki? Ahantu abantu barimo bari kuva ibinga, abandi bari kunyuramo n'amatorosho. Bari gutorosha iki? Amazi. Okay, genda gakere. Nyine bari gukora isuku nyine jya umenya kujyana inkuru mu marenga. None se ubugira ngo byose nze mbivugira ariko nawe urumva Soroba kimara gushutinga Uganda urabizi vibe zaho nibyo nari kukubwira. Soroba baravuze ngo ntangereka njye kwivayibingira, ariko haza kuzamo umukobwa mwabonye bajyana. Hari umukobwa bajyanye buriya. Nta mukobwa abonye ku rukiko ahantu Soroba yarari. Wamuherekeye wamutwaje n'inkweto. Yego. Wamenye ibintu byagiye bikaba. Soroba nza kumenya amakuru y'ukuntu bagiye kumufunga. Kujya mu kabara gateza kavuyo. Kibyana nibiki? Yagiye guteza akabara. Oya shagenda gake. Yageze yashaka kwivuyanga. Ashatse kwivuyanga nza kumenya amakuru y'ukuntu banamuriye bari bagiye no kumurya na phone. Urumva? Bikaza kurangira inzego zitabaye. Bari bagiye kumurasa phone. Yateje akavuyo. Mu mbari ashaka kwivuyanga. Kwivuyanga gute? Oya ariko nise mwana narakubwiye ngo inkuru tujye tugendana muke. Akivuyangira mu kabari. Mu mayeri. Ariko se akivuyangira mu kabari. None wambabari. Ko yarashatse ibintu bidashoboka. Ahubwo Soroba ko yagize Imana. Wa mukobwa bari kumwe nawe watabaye. Ari nawe wabonye ko wagiye gusobanura ibintu. Uko byagenze wabibonye. Aho yarapfukamye. Ntago ari wowe wamutwaje inkweto. Ahubwo azaza mushimire. Kugira umuntu akakwitaho uri hanze y'igihugu. Mukajyana mu mbari kwivuyanga. Bikaza kurangira inzego ziteyeho. Bikarangira bakujyanye. Akagera naho ajya gusobanura. Muri make se bavuga ko yafungiwe iki? Nibyo kwivuyanga. Nakubwiye kwivuyanga. Kumbe we yafunzwe azira gushaka kwivuyangira mu kabari. Kwivuyanga jya ugenda gake. Mwibyo bintu.
umujene ushaka kwivuyangira mu gihugu cy'abandi none no mu mbari abadasanzwe. Ariko nanone abantu mugomba kumenya uko muzagenda ahandi, mutazagira uko mwitwara muri Kigali, muzagera ahandi ngo mushaka kwitwara nk'uko mwitwara iwanyu. Mugomba kugenda gake mu bihugu by'abandi. Baranavuga ngo amahanda arahanda. None mwagiye mumenya kugendana n'imirongo migari kandi mukamenya ko ari abantu besherega batadukunda. Icyo nacyo mugomba kukimenya. Ntago wabibonye. Hari ahantu henshi tujya hakitambukira ngo dore bahango za maneko n'iki kandi nawe uhuriye nabyo. Mwese mwagiye mumenya kugenda neza, mukamenya kugendana n'imirongo migari y'igihugu, mukareka kugenda mwiyemera ngo murabe influencer. Hari nawe ugira bakavanga ese ukora iki? Influencinga Kampala. Nyine uri kamiliyoni se. Ntago wakigira kamiliyoni mu gihugu. Uri wizoma nizo se. None se uri iki? Uri Eddy Kenzo se. Uri Nyarugenge. Nyine nose nyine kongeho ngo w'inyarugenge wongeho wa Kampala. No w'inyarugenge. None wajya umenya kugenda neza. Yashatse kwivuyanga nkuko yivuyanga inyarugenge. Yashatse kwivuyanga azana bya bindi byabo ngo nge ndi Soroba baranzi bakuzi Yesu. Waririmbyizi uzagenda ubibwire ba Patino cy'abakiramani. Ubuse ntumuzi. Yakoze amafilime menshi, yakinnye amafilime menshi. Oya kuba muzi ni kimwe ariko nanone jya umbabarira. Mujye mugera ahantu mugende neza, ugomba kugera ahandi bakagushingisha amavi. Ririya n'ivi se yarari gutera cyangwa yarapfukamye. None yarapfukamiye nde? Yari yapfukamiye amakosa yakoze. Inzego nabiboko byari bimuri hejuru. Uzi ikiboko kiba Uganda ariko ntiyagikubiswe. Beshaje umbabarira. Uzi ikiboko kiba Uganda wowe urakizi? Bita buriya ni nk'abantu ngo binuza. Cyo bitiza ikiboko kiba cyangwa za Burundi. Abo bita indeba kure. Ugenda gacyo kima hose nahantu ngiye mba naragize gute. Narakasakase. Uba warakubitiwe ikiboko. Mba narakase. Urumva? Ikizu ikiboko cy'indeba kure. Kigenda gake. Z'abaturanyi. Kigenda gake. Arangwa ikiboko cyawe ari abajene kirindwa mubi. Bakanze werega ngewe. Buriya ngo arakikurambika kabisa ukavuga ngewe bankanzemo. Ubwo nambutse mbabaririzo naga ari inkuru mba naje kubwira abantu. Ariko nanjye jya umenya ko nari agafuku k'imvugo ari mwe oki. Barabe. Jya umenya ko ndi umuriro w'iki ukotera kure. Jya umenya ko ndi umuriro wo kotera kure. Soroba yakubiswe hahandi. Zirandeba kora Mbabarira aho tujye tugendana n'imirongo migari, tujye tuba dukize ku ruhande. Ariko iyi ngiyi bari sirenge mba njya tunyuzemo gake, tubwira abantu ko tutirizwe twivuyanga natwe aha gusa dukata tukagira gute, tukajya kureba ibibera mu baturanyi. Ibyo ni ibintu mba ngira ngo ducemo gake gake, ahubwo mba baratuze guhita twinjira ku nkuru. Narakubwiye ngo nago shaka tuzaya dukora iminota myinshi. Urumva? Mbabarira twinjire ku nkuru nyamukuru. Yego tujye ku nkuru nyamukuru. Ni mugoroba tujye kubona hanze biri kuvuga. Soti wanje. Okimu wamubonye? Soti ari heze. None se. Ari he Soti? Soti we. Yarye sha yarye. Yarye. Ndeba ijisho ryiza se. Yego rat. Uraba ari umuhungu wacu tuvuga ati. Uri kubyumva bamwita ofisiyeri yamaze kwigarika. Abavuga ati mufate. Oya nawe babizi nyine buri abanyumva nyeretse kanyeretse. Nawe ni nka rugaju. Nawe burango ni nka rugaju na Beno. Urabona nawe ngo kwikura ikintu cy'ikidara kugira akikure yarya amapera. Oya Sota oya. Soti ngewe waragura, Soti aragura. Ntago Soti yagukandisha. Oya Soti ngewe ajya namerega. Sota ahubwo ikibazo ajya agira mwahuye gutyo mutaziranye ku bintu byinshi nagagutamo. Ariko se nkanjye rega nge ndi umutasi. Udafata neza umutasi uzafata neza nde? Ntawe. Uzakuraho inkuru. Gereka nuyishushanya. None uzaza uhimbe ya maplaka. Urumva? Yabajene. Ubu ugomba kufata neza. Ngiye wankuramo inkuru utari kunguyaguya. Plaka nayivuye mu nzira vuba. Nayivuye mu nzira vuba. Wankuramo inkuru utanguyaguye. Ntago bishoboka. Utaneretse ku kintu cyiza. Ndi kwisomera. Niba ari akaji ari amakogiteri biki. Ureti mwiza, ikidari cyiza. Ushobora kuba ukunda umureti. Agatungo. Ya none se. Nisuga umujene utarya umureti yababayeho gute. Erega jya umenya ko hari igihe naha ninaniriwe nkahita nkwekera n'iki mu gitondo nkabyuka nkakubita nk'umunani yihuse. Iyo nkubise nk'umunani bifasha kuba nakora utuntu cyangwa nabasha kujya muke.
muri nkunda amahoro nkabasha gutegura kurya uwa menshi kurya uwa menshi ubura ntuzaturaga nzaturaga se ndi inkoko 8 yose none se 8 ni kubanza nkaterekamo none se ubwo urumva nafata umwanya wo kugira guhata ibirayi n'ibiki mba ngomba kubanza nkaterekamo oki gake gake ubundi nkabona kwisabaganya nkabona kujya ku matelefone urabizi ujya ubona telefone yanjye uko mbyuka imeze kibuze hatarimo koro ngabanya amatiku sicano ni yawe ntuzakandeho urumva ngenda gukorera kujya umbwire ngabanya amatiku genda gake urumva ntago mba mbazi baraba baje kwivuyanga biraho ngaho gusa yagize bamuvuga urabona abantu nuko bakuvuze ngwaye hiti genderewe jukandeho ejo kandeho uvuga ko ari wowe navugaga sha witongana mu kiganiro oya mba ngira ngo abantu ni wowe wanesha abantu okimu umbwira ngo dukorera no mu muhanda ni wowe wamfatiranye n'igendera ariko none subu nago ubureba baba bamaze guterekamo za sinuza bariya bose ntabwo ubona ko bayisindiye wowe uratera amagambo n'umusinzi mana nyagasa nawe umuntu utarenze utera amagambo gute nawe oya mba njyamba kebure none se ngewe ngiwe rega nanone nanjye nuzaze ngo ushe kunkanga najya iwawe umuntu ngomba kumwubaha ariko nanjye nunyubahuka ntago nzagira gute ntago nzakubaha ikiba gitangaje wagira ni kuba afite inda nini ayagize ngo nugaragara muri bariya bose ziraya ninda zirakoze bari amibe iriya ninda bayaratewe n'imvange z'inyange baba rero twinjire ku nkuru yacu nyamukuru hacika inkuru nyamukuru rero twigendere tuve no mu mahanga nakubwiye ngo ndibuze gusoreza ku nkuru yatangiye ku mugoroba uyu nguyu murangira gute muvugaho urumva nawe abagomba kugira gute gukandaho hano uri kubyumva ku mugoroba nibwo wagiye kubona ubona ahantu henshi inkuru ziracicikanye ngo agaporomota agize ute ngo ari mu maboko ataraye mbabarira rero izi nkuru nizo ngiye kukuramburira kugira gute kundamburira reka nze twinjire mu mwandiko wacu mu minsi yashize warabibonye agaporomota agira ute yimuka we na Miki bimutse bava he bava ahantu hatarenze bajya muri etaje bava Gatenga jya uhavuga ntago nzaninya kubivuga bajya hehe Noruveje jya ubivuga Noruveje muri etaje byaje kugenda gutenga abantu babaga mu Gatenga bisange mu Kageretse byaje kugenda gute nibyo ugiye kumbwira tumbwira izo nkuru nzi gukacika inkuru nzamura neza byaje kurangira agapromota mwino minsi yasinye kontara ya Ukweli warabibonye kasigaye yamamariza Ukweli Times jya ureba cya kinyamakuru jya uhuguka Ukweli ntabwo uzi ko yimutse isigaye ikorera he ni wowe uhazi ikorera Kimisagara uri kubyumva byaje kurangira baganiriye n'umukiro kuri Ukweli amukacika ibiceri bikeya asigaye amwamamariza yaba ku TikTok yaba hehe asigaye ashyiraho Ukweli ibyo ni iki ni mu buryo bwa marketing biza kurangira abonye undi mukire wamukacitse amafaranga numvise ubwoba bukanyica buza amafaranga uva ubwoba bukakwica bangano oya riga ni amafaranga yamukacitse bazakorana amezi angahe jya ugenda gake aga nawe maze kumutinyamo amafaranga gutera ubwoba oya bitewe n'igihe bari kuzakorana none se reka nkubwire hoya naba mise ngenda nongera kuyicamo ariko ndayikubwira neza hano girambura inkacika nyuma rero reka nkubwire ukuntu byaje kugenda agapromota yahuye n'umukire bahurira mu kabari kamwe ahaza Nyamirambo agapromota urabizi ntago ajyanywa amayoga aba yinywera fata ariko nanone akagira gute agasabwa guterekaho agatungwa n'iki ibyo ni ibintu bye uri kubyumva hari n'abandi bantu abandi befruwesa ntashaka kugaruka ahangaha mwako kabari bari barimo byarangiye bakosomye inote yangayoki bakosomye gukosoma gusa bahuye n'umukire ubwo bakonsomye angahe bakosomye inote 230 gusa ibyo itonde yabikonsomye mu cyatanywa inzoga oye yari we wenyine cyane akugiye ko ari n'abandi nawe wari uhari ngewe narindi gutata ntabwo narindi mu mwandiko wabo mba mboga runono ngenda nkata nshyiraho abantu nanjye ngo mumbwire teba nibageraha amakuru mba nyakira umuntu wanjye agahita ambwira iti dore runaka ageze ahangaha nanjye nkahita ashyiraho iki
nkahita nega ntuzabone mwankubwira iti mbabarira unikeho mba ndi guhiga inkuru ajego mba nikojeje yo usanga ahantu bicaye ku meza bayanduje n'abo bantu hadekoye yaba amatungo yaba iki urumva bararitse nza kumenya amakuru y'ukuntu agahavuye neza mu modoka yari kugendamo ya Prado y'umukara oya ni Rava ndabyitiranya mu kuntu urumva ntago ariyo yaguze ni umujeni wari uri kumutwara Rava y'umukara yasanze ahantu ndikanga nanjye urumva hari ahantu ngene ndi kumwe na Aga mbona ukuntu baje kuyimutwaramo ndikanga ariko nanone bakamenya uburyo bajya kugira kuganira n'abakire ntabwo uzajya kuganira n'umukire wateze agahuma nawe uzabasha kwibrandinga nyine umuntu ugaragara neza tujye tugendana neza ariko nanone ukibuka ko Aga yabonye na perime yayikwe kwa mwarimu Kerema arera aho hantu nibwo naje kugenda Aga yasohotse aho hantu yishimye anezerewe ndavuga iti suno muhungu abaye urumva nza kumenya envelope yasohokanye ko yari amaze gusinya amasezerano n'umukire amasezerano yo gukora ikisi yo kumwamamariza mbaza ahubwo ngo kwamamaza iki ibyo naringiye kukubaza urumva nza kumenya umukire wari ugiye kuzana jini inzoga uri kubyumva ariko nanone nakubwiye ko bari bicaye hari abefluencer beshi umukire wubwe yaragiye kurekura inzoga uri kubyumva ariko yaratarahabwa icyemezo ni RGBC bitanga ni RGB na gutyo hari abatanga ibyemezo nyine byo kugira ngo ikinyobwa cyawe cyemerwe ariko menya ukuntu umukire yari yabanje gukoresha mu mutwe aravuga ngo reka fatirana ababefluencer mbe mbahaye amafaranga ya mbere nyabakacike mbasinyisha amasezerano ariko nibazagira gute nibatazabantwara urumva umukire yari afite gahunda nza kumenya ukuntu yamukacitse miliyoni 7 nizo wumvishe wikubita nizo yasohokanye yari kuzamamaza mu mezi nta nubwo yari imyaka mu mezi angahe mu mezi mbabarira ntago shaka kwinjira muri kontara ye urumva ariko nabonye kopi yayo urumva mbasha kumenya uburyo agapromote ya propose umukira akamubwira ngo ngiye tuzakorana amezi nta nubwo shaka ko tujya mu myaka myinshi abamuhaye 7 umukire rero muri kwa gutegereza ibyangombwa nza kumenya amakuru ko byarangiye adahawe ibyangombwa by'ikibwo ibyangombwa byo kuba inzoga yaso byo kuba yakinjiza iyo jini yego ashaka ko asubizwa amafaranga se nicyo kintu cyaje kubamo nicyo agapromota bamujyaniye Kicukiro none se agapromota ko numva nta yaraye burigade nta kosa ariko afite urumva ariko nanone ubwo nago twakinjira mu masezerano yabo we yaba yafashwe se kubusa none se niba yarahawe kontra ayo kwamamaza ikinyobwa umukira kananirwa bari bafite ingingo bagiye bagohekamo urumva umuntu hari kosa afite moto urumva urabyumva buriya ririmo ntago bagufata gutyo gusa urumva muri kontera hari hagize iki niba amakoroza agiye arimo niba ngewe nguhaye ikiraka cyo kwamamaza inzoga iyo nzoga bikananira kuyambuza wowe uri gushaka kwinjira muri kontera cyane ahubwo muri kontera agira gute genda gake muri kontera y'abandi nsohokemo none wambabariye urumva umuntu baza kumufata gutyo gusa za Kicukiro waje kumenya amakuru ko agaye rayemo nabibonye ku mugoroba soto fisho ku mugoroba nagare wamushyiriye amata n'ibiki n'amaji jugenda gake jugenda gake telefone ze nago zizavuyeho iya mikini yari yavuyeho kubera gutuma utwe oya none adatuma utwe ntago ari umugabo we wari ugiye rega agapromota afashe runini kuri miki ni umugabo wese ko babana ariko none se ninjye umwandikira zira stati cyangwa ninjye ugenda ukavuga ntago abyivugira basezeranye ari umugabo we ibyo nge nibinde mbabarira ugenda gake mwizi nkuru mbabarira mwana ngiye nkuvanira akavuyo mu nkuru none ugenda gake ureka kunjagaraza izi nkuru zanjye ziba zamvunye okimu mba naraye amajoro niyo mpamvu mba nje nkakubwira ngo dukorera aha mu muhanda ntago ushaka ko tujya kwicara dukore mite ngira gute mvego nigendera nanjye niyambukira nikomereza none wajya umbabarira musago ngiye guhita nigendera ubundi ngomba no gusoreza
saka kanyura isoje utavuze ko biribuze kurangira iki utavuze utatubwiye kontara ibyanditsemo oya mbabarira kontara se ngiye baranyishyuye mbabarira agaporomota yaguze ziriya ntebe mu mafaranga yarakuye ntabwo ari ubwo yari avuye gufata iki amafaranga ajya no mu kageretse muri ya fanica yagiye mu kageretse ako mwagiye ya fanica bambitse ubusa none wagiye umbabarira bro wagiye umbabarira hanyuma se wumva ko ubavuga ko ubundi yafungiwe iki n'iki bavuga ko cyatumye bamufunga yafungiwe ayo mafaranga miliyoni 7 hari ibyo bacirinze n'umukire agaporomota agashaka umuzanaho amananiza ariko nanone ugomba kumenya ijambo rivuga ngo iki rivuga ko nta nkoko iruka icyo kintu uba ugomba kukinjiraho izo miliyoni nta nkoko iruka yaba akizifite yaba akizifite gute se yazanyemo intebe za miliyoni n'igice yagiye gukodesha akageretse none se ubwo ngubwo byagorana kugira usanga akizifite none wagiye umbabarira mujene we Nyarugenge kumukace ka miliyoni 7 kazimusangana none se agurabona ari ushaka kujya gutura mu Cyanika oya asi cyo Cyanika uruvuga neza oya jya umbabarira abahazi abantu bo mu Cyanika no bakandaho agana bagomba kwigaragaza agatura Nyarugenge urumva nago wagana hari uri kujya gutura muri ziriya ce utari gushaka no kuba wagura kabanza iyo uri kugira ahantu nkarari igihe uhura n'imari igize yibunza ugahita nawe uyihitana uri kubyumva ubwo rero jya umbabarira ubwo umukira akaba ashaka ko asubizwa se ibyo bintu ndashaka mu nkuru ikurikiraho mu nkuru igomba kuzakurikiraho niba hari ikintu ntanatohozaho gato niba hari ikurikira rero kuko hari n'igihe twaza kuva mu ino nkuru ukaza kumenya amakuru ko yatashye ndashaka rero kuza kugira gute kuza kukumenyera byose uri kubyumva nkaza nkaguha ubwino tutarasoza rero reka mbanza nibwirira abantu The Midnight kwa Baraka babwira The Midnight dusoze twitahira The Midnight mwana babwira ko ariho hantu hambere yo kuba wasohokera ukagenda ukamererwa neza ukagenda ukenjoyinga ukagenda ukasanga vibe ukagenda ukakidwa neza ariko nanone nk'abashishikariza igikoni cya The Midnight cyane cyane impamvu ukimujya umbaza ngo kubera iki nkunda kubwira abantu ngo byibuze bajye bagana igikoni ntago ari byiza kuba wanywa inzoga utariye oya zakwica byibuze gana mu gikoni niba ari agachicken leg bakakuzanira agachicken rice niba ari agatungo cyane cyane ko iri kwivuyanga mu bintu by'amayoga uterekamo ugomba guterekamo agatungo ubundi noneho kivuyangira ukuri ubwo rero nimugane igikoni cya The Midnight hari igikoni kimeze neza ibyo byose babikugezaho tunasoza